hirya no hino. Imana ibamugisha cyane, tunezezwa no kubana namwe. Turagarutse muri bya byigisho byacu bikomeza, tubararikiye kuza kugira ngo dusangire ingingo y'uyu munsi. Uwiteka abahire cyane. Turi kumwe na bene data tumaranye iminsi kandi turi kwigana icyigisho muri iki cyumweru. Abatumirwa bacu Imana ibamugisha, reka tubakire kandi tubahe ikaze kugira ngo babasuhuze, dukomeze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka duhere ibiryo. Mwongeye kuramukana none no ku ruhande muraho kandi nitwa Charles Sindo genda basuhuje. Imana iduhaye umugisha. turakoze cyane. Burya wowe amazina yawe usenge mumaze kumenyerana ngira ngo uyu munsi ni uwa gatatu, ariko reka mbiyibutse amazina yanjye ni Nshimyumukiza David. hari uwaje kwica muri uyu munsi kandi hari n'uwabinyuzemo ariko yibagirwa amazina. Byiza rero biba ari ingenzi. Murakoze cyane kwibwira abadukurikiye. Reka nanjye mbashimire uburyo tubana umunsi ku wundi, kandi mu kuri reka tujye mbere mu ngingo y'uyu munsi itubwira ngo ibyiringiro biturutse mu gutendebuka. Ibyiringiro biturutse mu gutendebuka, twabonye ingingo y'ejo yatubwiye ngo Lazaro afatwa n'uburwayi. Ni mu cyigisho kitubwira ngo Yesu na Lazaro. Ni amateka ya Lazaro. Rero ibi byiringiro ubu biri muri wa muryango twaganiriye hejuru. Ni muri wa muryango twaganiriye hejuru, kuko ngo ni ibyiringiro biturutse mu gutendebuka. Ibyiringiro ariko biturutse mu gutendebuka. Turaza kubyumva. Muri hano kugira ngo mubitwumvishe. Reka dusabe mwene data Shabwe aturebere muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 9 kugeza 10. Ariko mbere yo gusoma tuza kumva ikibazo. Ni ubuhe butumwa burambye dushobora gukura uburyo Kristo yakemuye ikibazo cy'ibintu by'urusobe byari byarabaye mu gihe cy'uburwayi bwa Lazaro? Ubutumwa dukuramo reka tubusome muri Yohana 11 ku murongo wa 9. Yesu arasubiza ati, mbega umunsi mugira amasaha 12? Ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona, ariko ugenda nijoro arasitara kuko haba hatabona. Arasitara kuko haba hatabona. Noneho reka mwene data dusomere muri iki gitabo cy'amahame shingiro y'uburezi bwa Gikristo, tuyahuze n'aya turi gusoma, tumaze gusoma byumve. haragira ati, abantu bashobora kuba barabaye abakorana na Kristo ariko bakaba barirengagije intumwa n'ubutumwa zitwaye. Bazayoberwa icyerekezo cy'aho bagana, bazagenda mu mwijima kandi ntibazamenya icyo bazasitaraho. Bene abo biteguye gushukwa n'ubuyobe bwo mu minsi y'imperuka. Ubwenge bwabo bugiye by'agaciro gake, maze bakabura ihirwe ry'agaciro ryo kwifatanya na Kristo no kuba abakorana n'Imana. Abantu benshi babaye abakorana na Kristo ariko ngo birengagiza intumwa n'ubutumwa zitwaye. Izi ntumwa n'ubutumwa zitwaye mwabyumvikanisha mute? Reka twakiresha ni gute ibintu wabyumvikanisha? Dukurikije icyo twize ejo hashize, ni ukuvuga ngo muri ubu butumwa n'intumwa, intumwa n'ubutumwa zitwaye. Ni ukuvuga ejo twize ko bashiki ba Lazaro babonye arwaye, bahita bizera ko kuva arwaye bafite Yesu wigeze akiza abantu bakabibona nta kibazo gifite. Ariko twize ko bamutumyeho igisubizo yabahaye si bari biteze, ndetse n'abigishwa be ubwabo icyo batekereza bikwiriye gukorwa si cyo cyakozwe. Ubwo barebeje bati, uyu muntu ko atereranye Yohana akateranye na Lazaro bimeze bite? Aha rero ibyiringiro ndetse no gutendebuka, hari ubwo abantu bamwe batekereza
ubutumwa n'intumwa ari ukubaho mu mahoro gusa, ko nta cyago cyabageraho, ko nta bibazo byabageraho. Nyamara bene bari batekereza batyo bizababura bagendere mu mwijima. Urakoze cyane, ako kantu karushaho kubyumvikanisha, noneho nanjye nakumvise. Burya ahangaha ikosa abantu bakora ni ukuba barabanye na Yesu ariko bakirengagiza intumwa n'ubutumwa zitwa. Kandi Yesu yarabwiye ngo nigiye kuruzuka mu byigisho byatambutse, yaravuze ngo ni umwungeri upfira intama. Bivuze ko azirwanira kuzira zipfiriye. Ibigeragezo, ibibazo byose arahagarara. Intumwa za Yesu zigomba kwemera, kumenya ko zigomba kunyura mu makuba n'ibigeragezo. Fata risiki rero. Aha ni irihe hishurwa ritangaje Yesu yahaye abigishwa be, nyamara se ni gute basobanuye amagambo ye? Yohana 11:11-12 handitse ngo avuze atyo ahera karababwira ati inshuti yacu Lazaro irasinziriye ariko ngiye kumukangura. Abigishwa babwira bati databuja, niba asinziriye azakira. hera ku isuri yo hepfo twumve uko babyakiriye, kuko aya magambo abanza muri iyi suri aragaruka kuri iryo jambo. Hera hepfo ubwo batekerezaga, bakomeza hariya ubwo batekerezaga ingorane umwigisha wabo yendaga guhura nazo bitewe no kujya i Yerusalemu. Abigishwa ba Yesu bari hafi kwibagirwa burundu uwo muryango w'i Betaniya wari mu cyunamo. Nyamara Kristo we siko byari biri. Abigishwa bumvishe bigaye cyane, bari babanje gucibwa intege nuko Yesu atihutiye kugira icyo akora ku butumwa yari yahawe. Bari babanje kwibwira ko Yesu adakunda Lazaro na bashiki be nk'uko babitekerezaga, kubera ko aba yagihutiye kujyana n'intumwa yoherejwe na bashiki ba Lazaro. Ariko amagambo Yesu yavuze ati inshuti yacu irasinziriye yakanguye intekerezo nzima mu bigishwa ba Yesu. Bamenye ko badashidikanya ko Yesu atigeze yibagirwa inshuti ze ziri mu bihe by'umubabaro. Hano byaramukanguye. Burya babanje kumugaya batakoze kucyo adakoze, kucyo atahise agenda, ndetse ngo haciye iminsi ibiri, hano nako twabisomye mu ngingo y'ejo, ngo iminsi ibiri yarashize atongeye no kugaruka kuri icyo kintu. Ariko mu gihe bari basa n'abibagiwe, bashaka kuvuga ati inshuti yacu Lazaro irasinziriye. Aha rero Yesu nubwo abantu bakwibagirwa, ariko Yesu ntiyahakanye. Buriya ni iki kintu icyo gishaka kutugira urutoki rwose. Yesu ntabwo yirengagiza, oya rwose. Abadukurikiranye tuzirikane ko Yesu atirengagiza. Wowe ushobora kugira ngo yakwirengagije, ariko burya ntiyirengagiza. Sobanura icyo mu by'ukuri amagambo ya Kristo ashatse kuvuga. Ibi bintu bishatse kuvuga iki? 13 na 14 ni muri cya gice cya 11 cya Yohana. Handitse ngo nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro. Yabwiye ko asinziriye, ko yavuga ko yapfuye. Ariko bo batekereza yuko avuze gusinzira kw'ibitotsi. Dusomera muri cya gitabo twumva aya magambo mu ncamake. Haragira hati Kristo yagaragaje urupfu rw'abana be bamwizera ko bumeze nk'ibitotsi. Ubuzima bwabo buhishanywe na Kristo mu Mana, kandi kugeza igihe impanda iheruka izavuga, abapfa basinzirira, abapfa basinzirira muri we. Abapfa basinzirira muri we. Niyo ya magambo rero twasomye gusinzira mu mutwe w'icyigisho avuga ngo urupfu rw'abakunzi be rubigishije mu maso y'Uwiteka. Ibyo abandi ibyahingisha bimushyitsa abandi, Yesu yabonagamo inyungu. Reka tubahe umunota umwe mwumvikanishe neza ibintu. Biratubwira ngo ibyiringiro biturutse mu gutenguka. Ibi byiringiro biturutse mu gutenguka biragaragara gute muri iyi ngingo? Reka duhere hano. Murakoze. Ngira ngo iyi ngingo kugira ngo tuyumve neza, tubanze dutekereze ku ngingo y'ejo hashize. Ejo hashize twabonye Kristo agezwaho ubutumwa bw'uko Lazaro arwaye, ndetse uwaje
baza kumutumaho bazi ko Yesu ahita agenda direct. N'abigishwa bari bari kumwe nawe bumvaga yuko Yesu acyumva ko Lazaro arwaye ahita agenda, ariko Yesu arabihorera. Yarabasubije ati indwara arwaye si yo kumwica, yikomereza gahunda ze ngo hashira iminsi ibiri ataravuga kuri Lazaro. Iriya minsi ibiri cyari ikigeragezo gikomeye ku bigishwa be bari bari aho, kuko muri iyo minsi ibiri niyo Lazaro yapfuyemo. Muri iyo minsi ibiri nibwo abigishwa ba Kristo bari batangiye kumushidikanyaho. Kristo arabihorera baramushidikanyaho kugera ubwo bibagiwe Lazaro. Yesu amaze kubona bamwibagiwe batakimutekereza, arongera arabibutsa ati inshuti yanjye Lazaro irasinziriye, inshuti yacu irasinziriye. Noneho bahita bakangura ibitekerezo, anabibabwira babwira ati ngiye tujye i Yudaya. Aho kugira ngo batekereze bahita bati mureka azakira, kubera yuko n'uburyo baradutera amabuye. Ariko Yesu arababwira ati burya wa muntu ntasinziriye ahubwo yapfuye. Sibyo? Bishatse kuvuga iki? Bahise batendebuka kabiri. Baravuze bati yirengagije Yohana arapfa, none yirengagije na Lazaro bagize gute? Arapfuye. Hano rero ibyiringiro ariko bari bafite nuko nubwo yari yapfuye ariko Kristo yabasabye yuko agiye kujyayo, kugira ngo bagize ibyiringiro ariko batendebutse. Ibyiringiro mu gutendebutse, kandi twabonye neza ko aya magambo yerekanye neza ko bo batunguwe no kumva Yesu akizirikana Lazaro. Rero bagize ibyiringiro ariko muri kwa gutendebuka. Yego, nicyo wakongera dusoza nk'uko tubigarutseho mwene data David, ibyiringiro no mu gutendebuka bishoboka ko umuntu yaba yatendebutse ariko ntatwarwe, ntaheranwe no gutendebuka, aho bakagira mu iki ibyiringiro. Kubera iki? Kubera ko hano handitse ngo icyo gihe bemeye badashidikanya ko Yesu atigeze yibagirwa inshuti ze ziri mu bihe by'umubabaro. Uko watendebuka kose, ibibazo wagira byose, ntabwo Yesu akureka. Kabone n'ubwo wapfa akemera kupfa, ababona ko urwo rupfu ari urw'igiciro mu maso y'Imana. Rero ikirimo hano twatendebuka ariko tukagira ibyiringiro ko Kristo aba ari hafi, abazi icyo ari gukora. Murakoze cyane, reka tubashimire. Murakoze byumvikanishije neza. Nshuti nawe utendebutse gira ibyiringiro. Yesu arakuzirikana kandi aragukunda, arakubwira ngo nige womore inguma z'abana banjye, ujye uhumuriza abababaye, abapfushije, abagize ibyago bitandukanye. Yesu ni umuhumuriza. Nshuti mwiringire, bari gushyiramo ibyiringiro. Ntugashyire ibyiringiro ku bantu, ntugashyire ibyiringiro ku mafaranga ufite, ntugashyire ibyiringiro ku mashuri, ntugashyire ibyiringiro ku cyubahiro ufite. Shyira ibyiringiro muri Yesu, niwe muhumuriza mu bibazo byose. Imana rero ifashe abadukurikiranye kandi igiye gukomeza kumva ko niyo twagerwaho n'urupfu rw'abana b'Imana, Imana ni Imana rero duhire kandi ibahe